burya hariya nuko abantu batabizi iyo ufite ifirimbi yawe ukaba ufite kariya kapitambaro kawe hariya hantu uba ufite ububasha bungana n'ubw'umucamanza wicaye mu ntebe ubundi erega hari uhagarara imana y'umukino imana y'umukino yes nuko bitari umanuke ngifata icyemezo ivuge burya niwe ivugiramo ibyo rero ntekereza yuko ari ibintu buri muntu wese yakabasha arwana uyu mukino dukwiriye kugaruramo ikintu nakwita hygiene bizakunda hari ibishoboka ariko nibitanakunda tuzabikundishwa reka mbwire iki gihugu cy'u Rwanda bisubiyemo niba abanyamadini batera yegere bakabaha umurongo hari ibyo twishyizamo ngo urumva ngo ariko ngo siporo ngo leta se abaturage ni abandi aba bafana ni abandi ibikorwa remezo ni ibyande ntago rero ituze rya rubanda reka nkubwire ntago leta y'u Rwanda ishobora kwemera akajagari ibyo byo bantu tuba muri siporo tubyumve ahubwo niba tunaniwe kwiyobora no kuba amacyuho baraduha umurongo wo kuyoboka ubwo si ukugeza bagatera ngo kugeza si ukugeza batera akajagari Yesu Kristo ugira ngo se wajya kubuza abantu umutekano wabo ngo ntago bikunda kuko buriya iyo uteye amabuye hariya ibyo tubyumve uretse n'abari muri stade buje umutekano n'abari hanze yawe urabona inshuti dusangiye akariya kantu kagaho kariya gato kaba kari mu kibuga abantu babiruka inyuma abagabo bambaye amakabutura bakirukanka inyuma babagabo bafite n'abana mu rugo bari mu makabutura bakirukanka inyuma natwe turi inyuma turi mu kubogeza ndababwiza ukuri niba kadashoboye kuduha ibyishimo kakaduhuza kakaba akantu gatuma abantu baruhuka mu mutwe kagahinduka ibintu byavuta ni kuvute wa mugani ndakubwiza ukuri leta iraza kudushyira muri gahunda nta na rimwe ntekereza yuko hari igishobora gusimbura ituze rya rubanda agapfa kaburiwe kagasimba barakabwira bati wakantu reka gukorora kagakorora umuhigi akamenya aho kari uwo mugani wakomokaga ntabwo nari uragakorora kabangura amatwi gusa gahora kaba kari mu gukorora gusa kabwira abantu aho kihisha bakajya kugahiga rero njyewe rwose ndababwiza ukuri nimureke base kandi Rwanda Premier League yari yaramaze gusohora press conference ivuga iti nyabuneka mureke ariko se genda mbari guca ibintu hejuru urashaka se ko mbijya munsi gute mbijye mu marase ngo bigende bite mbwira habaye icyabaye kidasanzwe se niki presse gatorika njyewe sindi buvugisha ubu hano ndavuga nk'umunyamakuru sibyo kumvikana ku bintu n'ibiki burya ibijya gupfa birabanza bigaca amarenga birashoboka yuko mu by'ukuri ikipe idashobora gusifurirwa neza asampurusa kuko n'abasifuzi ni abantu ibyo tubyemeranye ndashaka nkwibutse yuko hari imikino myinshi hari ibyo amakipe yose yakabaye yarakoze ibidakorwa iya peri yigeze gutsindirwa i Huye na Rayon Sport iravuga iti baratwibye ubirebye waje kuvuga uti rwose uriya musifuzi uriya munezimeni ubwo niba ko abafana ba peri bari gutera amabuye ntabwo bigeze babikora iya peri yigeze gukina na polisi niba cyari kiye gikombe bavamo barira ayo kwarika bati polisi dukoze mu mufuka ibyo ni umupira nta muntu n'umwe wigeze ufata undi ngo amufunge cyangwa amukubite reka twumvikane ejo bundi kuri match ya polisi na Rayon Sport iheruka igitego kijya muri Rayon Sport mu Rwanda nta vari baho baraserebura ntago polisi yigeze ijya narabyumvise n'abafana benshi bati umusifuzi ni umuntu yibeshye no kuvuga ngo icyo gihe ntago umusifuzi ntago polisi yigeze ivuga ngo reka dushyiraho bariyeri dufate umusifuzi cyangwa bajya abafana baba bari hakurya n'ubwo atari benshi uko biri kose nabo ni abantu bafite amarangamutima reka twumvikane rero umukino ushingiye kuri fairness no kwihangana reka dukomeze abafana bagasogera baramaze uretse gato twakinnye make nyinshi na Rayon Sport itwiba yanaduteguje amusore tuseso muribuka Saidi turi muri radio Saidi yaratsinzakwiba kandi koko biranakorwa ko tutiyahwise wenda ngiye wagahinda kanje naragapfanye icya kabiri twumvikane ibyaga uribuka igitego Maka Nkubana yatsindiye muri centre bakagihakana rwose umusifuzi arazunguza ati ngewe reka yarariye yagize ati hari wamuteye amabuye cyetse ko nshimira n'uriya musifuzi nyuma yaho yateye ntamwe arambwira ati umbabarire sinzi byamfashe ibyo ni ukukubeshya reka tubifate gutyo ibi nabyo tubishimire
ariko bagiye baserebura babwira bati se wavuze ngo intsinzi ni nko kugura inyama kuri busheri ngo komeza rero natwe twatsinze ntubitubaze rero ibyabaye hariya mu cyamareje bundi si uburyo twavuyemo ibyo byose urabira na mukuru uko yagiye buriya rero penalty na appreciation y'umusifuzi buriya ntibazanagushuke ahantu hatari vari bashobora no kumuhamagara akabyanga penalty na appreciation ni uburyo abona ikintu ubwo ndabivuga ariko nshingiye ku byo ngewe ndabivuga nk'umuntu uba mu mupira atagira umuntu uvangavanga ibintu icya kabiri rero ariko nkanabivuga ntashima uwagira appreciation imbi iteza ibibazo ntanashyigikiye hamwe akapresiya nabi ahandi akapresiya neza nta n'uwo nshinja ntanashimira imyitwarire igayitse sibyo yo kuva muri mood abantu bagakora ibyo bakora kuriya icyo mvuga rero ngiki tuzagiye kujya kure twebwe itangazamakuru ni twebwe turimo kwinsayitinga rubanda ibi narabivuze bamwe baranduka ndanasaba rero abanyamakuru hatazajya umuntu uzongera gufata ibyemezo byanjye akajya kunduka no kunyega nzajya kumurega muri RIB none se nzajya muri RMC nta nikizamutwara sawa nta kibazo reka mvuga ibitekerezo byanjye nk'umusini yabayidawe muri itangazamakuru kuko bamwe mwari no muri kaminuza ndikora ndashaka mbabwira ikintu kimwe abanyamakuru tufite uruhare rukomeye mu gutuma ibyabaye hariya biba kugumura abaturage kubera iki numvise kampeni yakozwe n'itangazamakuru numva agahinda karanyishe please n'abakora iperereza ibiro byo mugomba kubirebaho kubona itangazamakuru imara icyumweru iminsi runaka bavuga ukuntu ikipe ya Rayon Sport izibwa ni ukuvuga ngo abaje kureba umupira baje bagenda muri ibi ngibi twebwe itangazamakuru twabakizemo dusa nkaho turi mu kubategura kuzakora imvururu ibi ndabivuga twebwe itangazamakuru narabivuze bamwe numva barantuka ariko itangazamakuru twishe umupira ku rwego no kwangiza abafana icya kabiri abanyamakuru nimwumve aho tubera babi sinivanyemo nubivuga bivuge ko navuze ko nanjye ndimo urimo aho tubera babi Rayon Sport ni ikipe nziza twese dukunda kubera umupira w'amaguru kugira ngo ujye imbere kimwe n'uko Marine Musanze Gicumbi n'ayari amakipe dukunda kugira ngo umupira ukinwe kuko nta kipe ikina yonyine ariko iyo bageze ku ikipe yitwa Rayon Sport na APR aha nabyo biteza ikibazo hahita hinduka ikintu cyo guhanganisha iyo Rayon Sport ifirimbi yagiye ku ruhande rwayo bitari oka ariko bikajya ku ruhande rwayo nk'ira match ya polisi bari ukwibeshya bahita bavuga bati kwibeshya bibaho ariko abasaza bazi gutegura iyo yibye abantu please iyo yibye abantu abasaza baba bateguye baza umupira iyo bayibye ishyano riba ryacitse umurizo ibi bintu byose uburyo tubishyigikiramo muri debate za buri munsi ubwabyo ese iyo umuntu atinyuka kuri radio akavuga ati hate buriya bari abasaza bazi gutegura ati ikipe nta kuntu yatsindwa kuko ni kanaka wayiteguye no ibi ni ugufata umwanda tukawutagatifuza twarenza tukagaruka ingaruka zibaye tugasakuza ariko twataye ibi bintu let's come back to our senses niba binashoboka please I beg ababishinzwe mugire ikintu mubwira itangazamakuru rya siporo